munsi hari ikibazo babajije ngo ni kuki nyine kuki wizera ibintu ni bibi, sibyo ngo kuki wizera ibintu ni bibi. Reka twongere dusome ahandi twasomye ubushize, Abaheburayo igice ni cya 11, twumva icyo Imana itubwira. Abaheburayo igice ni cya 11 umurongo wa mbere haravuga ngo, umutwe w'amagambo aravuga ngo kwizera icyo ari cyo, ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Umurongo wa mbere, kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Katurekere hano, kwizera ni ukumenya rwose ibyizerwa udashidikanya ko bitazaba. Rero iyo umbwira ngo wizeye ntibyaba, ntabwo uko ari ukwizera. Iyo wizeye ntabwo ushidikanya. Bitangiye gushidikanya byamaze kuba nta kwizera ufite. Niwizera ko nuvuga ngo nta kwizera mfite, nta kwizera ufite nyine. Ngo kuki nizeye ibintu ntibibi, nuko nta kwizera ufite. Mbese Abraham ntabwo yizeye Imana avuga ngo Mana, ariko ngo nawe rwose urujya unangaza. Ku myaka 90 urumva Sara byashoboka ko agira umwana. Yizeye adashidikanya ko bitazaba. Uko niko kwizera nyakuri. Ariko iyo utangiye kwizera ukavuga ariko si ubu kuki nabyizeye nibi, nuko nta kwizera ufite. Sibyo? Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya. Iyo utangiye gushidikanya, kwizera biba byapfuye already. Wizere udashidikanya, niko kwizera nyakuri. Sinzi yenda ndumva nabamusubije gutyo. Reka dusome ikintu tujye kwiga uno munsi, tujye kwiga ku gakiza, akamaro k'agakiza, sibyo? Akamaro k'agakiza. Ikintu cya mbere gituma abantu bavuga ngo ibi ni by'Imana birabiha, nuko batabigize ubuzima bwabo. Uriye ukabaza Samweli wa kera, ukamubaza ngo Samweli byari bibishye mwarwana. Kuko iyo yaragize lifestyle yiwe ubuzima bw'Imana, rero iby'Imana bikamworohera bikamuryohera. Kuko yamaraga umwanya munini ari kumwe n'Imana, yari yabigize lifestyle yiwe. Ariko umuntu usenga iminota 3 akaba arasinziriye, akavuga ngo ibintu by'Imana birabiha, nuko atabigize ubuzima bwiwe. Sibyo? Nuko atabigize ubuzima bwe. Ikintu ugize ubuzima bwawe uragikunda kandi ukagikorera. Impamvu umara amasaha 9 mu ishuri uri kwiga, amaperiode 9 hafi 10 gutyo, nuko warabyiyemeje avuga ngo naje hano kwiga. Niyo mpamvu rero iyo ibintu by'Imana utangiye kujya ubivanga, birakunanira, bikakubihira, bikakugora. Ariko iyo bigize ubuzima bwawe birakorohera. Ikintu tujye kwiga uno munsi, tujye kwiga akamaro ka salvation cyangwa se agakiza, sibyo? Nanyemerera ninjya nkoresha salvation yenda tuze kujyana, ariko nagakiza, sibyo? Nagakiza. Reka dusome muri Petero wa mbere igice ni cya mbere umurongo ni wa 23, page ni ya 237 mu Isezerano Rishya. Reka dusome umurongo wa 23. Kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Kuko abafite umurongo wa 24, kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi. Ibyatsi biruma, uburabyo bwabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka. Kandi iri ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Sibyo? Ubwira mugenzi wawe nyine ntaranga, none ari kurangara umbwiye ngo tega amatwi icyo Imana iri kukubwira. Sibyo? Tugira ngo tubane hamwe. Aka gakiza twakurikiye, Kristo twakurikiye, ntabwo ari umuntu usanzwe, ni umwami w'abami. That's your father, ni umwami w'abami. Sibyo? Umwami uzabona uzamenye ko hejuru we hari uwundi mwami, umwami ukuriye abami bose ni Kristo. Niwe papa wanjye, niwe papa wawe. Sibyo? Ikintu hano cyamesha kugira ngo tubanze tumenye neza akamaro k'agakiza. Ibindi byose bizashira. Ako salvation, just agakiza twakiriye, ntago kazashira. Hano ku murongo wa 3 aravuga ngo kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora. Niyo wayibika imyaka ingahe, hano hari imbuto kwisi tubika zikabora, ariko iyo niyo wayibika imyaka ingahe. Impamvu no mu 2000 na kangahe hari umuntu uzagishobora gukizwa, nuko ibintu by'Imana ntabwo bijya birangira. Muri Bible icyo nzavuga ngo ni bind forever, bihoraho iteka ryose, ntabwo bibora. Ariko munsi kigahise nkunda Bible iri specific,
Bibiliya nyine nta kintu gisha ku ruhande. Ku murongo wa 24 nyine maze kukubwira ibyuko salvation cyangwa se ku byago bwa kabiri bitajya bibora cyangwa se bitajya bishira byo bihoraho iteka ryose. Musa atakubwira ibyo by'abatarakijijwe ukuntu bimeze. Ngo kuko afite imibiri bose kandi twe batubwiye ko twabyo bwa kabiri. Mvuga ngo twarahinduwe bashya. Nago ibyo kugira dufite umubiri ariko nyuma yawo hari ubundi buzima. Ariko rero wundi wahisemo ko ntabwo nshaka kuvuga bwa kabiri. Ndashaka gukomeza nkaba umuntu. Kuko afite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi. Ubwiza bwabo bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi. Sibyo uburabyo ni bwiza burarabagirana. Ariko Musa yavuga ngo ibyatsi biruma uburabyo bwabyo bugahunguka. Uburabyo bwabyo bugahunguka. Bivuze iki? Ibyo abandi babona ari byiza cyangwa se hanze y'agakiza, hanze ya salvation, byose bizarangira. Bihuguye ibintu byangutse nta n'umumenya ko byigeze no kuhaba. Nta n'umumenya ko byigeze kuhaba. Impamvu Samuel turamwibuka turamuzi twese, Abrahamu turamuzi, ariko hari abandi babanye kera bari barangiye out of salvation batazwi, baribagiranye kubera iki? Iby'Imana nibyo byonyine bishobora kubaho forever, bikabindinga forever. Niko muri Bibiliya y'Icyongereza ivuga. Kutahoraho bavugamo binding forever, bihoraho iteka ryose. Impamvu rero agakiza nimwe na rimwe kajya katugora nk'abakristo, ntabwo tuba tumenya akamaro kako. Iminota yajya, ariko ikindi cya mbere cyo nyine mwumve ko agakiza n'akajyagira umuntu gutera ubwoba, warayobye ngura umuturage nuko tutaramenya akamaro kabyo. Wamenye akamaro ka salvation. Hari umuntu wambwiye ikintu kiranangaza ngo yaganiye na Kristo, nuko Kristo aramubwira ngo iyaba agakiza mufite mwagakoreshaga, mwashobora gusubira in past, mwashaka mukajya in future kubera salvation gusa. Yari kumubwira ngo agakiza mufite mwagakoresha ibintu byinshi birenze, byinshi cyane kandi cyane. Ariko ikibazo kubera iki hari abatari kubikoresha? Bora tuzabyiga ubutaha iminota yagiye, sibyo? Kubera iki hari abatari kubikoresha? Kubera iki hari umuntu ushobora kugera mu Mana akajya kuri level urebe ibyo akora bikakurenga, ariko wowe ukabona kubera iki imeze gutya? No kubera iki? Tuzabyiga ubutaha muri Petero wa 2 cyo ni cyambere umurongo wa 3 gutyo yavuga ngo kuko imbaraga z'Imana bwayo zatugabiye ibintu byose byiza, tubiheshejwe no kumenya neza waduhamagarishije ubwiza bwe. Tubiheshejwe no kumenya neza. No kuvuga ngo iyo utaragira knowledge y'ikintu ukuntu gikora, nta kintu wagikoresha. Hari umuntu turi muri worship turi gusenga, president wa worship nigeze kutubwira akantu ndagakunda. Yatubwiye ngo umuntu afite smartphone, sibyo? Umuntu afite smartphone ifite ama application menshi cyane, atazi kuyakoresha, ashobora gukoresha message no guhamagara gusa, kandi afitemo ama application menshi, afitemo Instagram, afitemo WhatsApp, afitemo Bible, ibintu byose ari ibintu byinshi. Ako kubera ko we atazi kubikoresha, akoresha yo guhamagara na message gusa. Kandi birababaje, ufite ama application ajya kuri 30 muri telefone yawe, ariko ubasha gukoresha abiri yonyine. Kubera iki? Ntabwo ufite knowledge y'ukuntu ayo application akora. Niko n'ibintu by'Imana bimeze. Iyo udafite knowledge y'ukuntu ibintu by'Imana bikora, tubiheshejwe no kumenya neza imbaraga z'abatuhamagaje ubwiza bwe. Ni ukuvuga ngo iyo utaramenya neza, ntabwo ari kumenya gusa, ni ukumenya neza. Iyo utaramenya neza nta kintu byakumarira. Reka dusabe umwuka wera atumenyeshe neza. Kristo yatubwiye ngo igiki cyiza nuko ngenda, kugira ngo umwuka naza azabasobanurire ibyo nababwiye. Sibyo? Ibyo azabasobanurira nabwo nuko bishatse kuvuga iki? Ubwire mwuka wera akumenyeshe neza iby'agakiza. Nabwiye ngo hari umuntu Kristo yabwiye ngo wabishatse ukoresheje salvation naguhaye, wava muri no present urimo ugasubira in past, ukareba byabaye in past kongera ukagaruka wabishatse. Ariko impamvu hari atari kubikora ni iki? Ntabwo dufite understanding neza y'ukuntu ibintu by'Imana bikora. You have to have knowledge about how God works. Nkuko ugira umwete wo kumenya iki kintu gikora gute, ukifata ukiga umubiri w'umuntu ameze gute, ukifata ukiga machine ni gukikora. Icara ufata umwanya wawe wige n'ukuntu Imana ikora. Nuko tugira laws zikora kwisi, n'Imana igira ama laws igenderaho. Ushaka umwete azambona. Niko Imana ivuga, sibyo? Imana yo igira amategeko igenderaho, laws. Apana commandments cyangwa amategeko, ariko igira laws igenderaho. Iyo udashaka kuzimenya,
iyo uzari uri kugendera hanze y'itegeko hari ibintu nyine wica sibyo uzi neza ko niba itera hejuru uzamanuka ariko umuntu ashobora kuvuga ngo ndashaka kuma mu kirwa ugakomeza ukitera hejuru ugakomeza ukamanuka kubera iki naguze ko hari itegeko ryabyo numenya ko hari amategeko Imana igenderaho hari laws igira spiritual laws ukaziga ukazimenya nakabuza uza prosperinga mu by'Imana nimba ushaka kugera kure mu Mana iguka Imana ikora nkuko ishaka kugera mu masomo wiga cyane ukamenya ibyo bangishije nibuka bya understanding n'iby'Imana tubya understanding tuzakomeza ubutaha Imana ibamugisha